Imana iti kandi ninjye wihariye kumenya ubuzima bw'igihe nzatwarira buri muntu, buri kiremwa cyose ninjye wihariye kumenya ngo nzagitwara ryari, kubera ko ndi Imana ikomeye, Imana y'igitangaza. Ibi ndabivugira iki kandi? Ni impanuka ibereye hano mu karere ka eshatu zigonganye rwose, abagera kuri bangahe bagahita bitaba Imana. Iyi ni imodoka yo mu bwoko bwa Vigo yari yagonganye n'imodoka yo mu bwoko bwa Vensis ndetse na bisi ya Ritiko. Ni bisi yo mu ikompanyi ya Ritiko mubona yahise ishinga amenyo ihita igarama rwose mu muhanda. Iyi mpanuka rwose ibaye muri aka kanya kuri uyu munsi itariki 18 ukwezi kwa kane, ibaye ahagana rwose mu masaa 4 mu kanya gashize rwose, nkurikije igihe cyayanditse mu kanya saa 7, ariko rwose impanuka bigaragara ko yari yabaye hashize umwanya, ibaye mutoya. Reka nyibasomere, iyi ni impanuka tugiye kubasomera. Mu by'ukuri Imana yakira abayiguyemo ndetse ikomeza imiryango, ikomeze n'abavandimwe bababuriye ababo muri iyi mpanuka. Reka nsome rwose, ushobora kuba wenda mu by'ukuri nubwo biba bibabaje cyane kandi bitera agahinda, Imana iti rwose nihariye kumenya ubwo bumenyi bwose, ninjye uzi igihe, isaha, umunota kizatwara umuntu. Twese turavuga bugacya bucyana yandi, turavuga ariko ejo hari igihe tuba tutazaramuka. Nagira ngo byibuze mu gihe tuzatabaruka uzaharanire gusiga inkuru nziza imusozi, kubera ko buri wese ntago azi umunsi, ntago azi umunota, nta nubwo azi isaha, nta nubwo azi uko bizagenda. Ariyo mpamvu Imana ni kwiharira ubwo bumenyi idusaba guhora dukora ibyiza, guhora turi intungane, turi dukiranutse, kubera ko tutazi umunsi, tutazi iminota, tutazi isaha. Ariyo mpamvu nanjye nsaba umunyarwanda aho ari hose byibuze kugerageza kwiyeza, kuko ntago uzi umunsi, ntago uzi umunota. Uyu munsi ushobora kuba uriho ariko utazi kuri bugeze mu kanya saa 9, cyangwa ukaba uriho utari bugeze nimugoroba, kuko muri aka kanya turi saa 7:48, bivuze ngo saa 9 ntabwo tuzi ikiri bube. Ariyo mpamvu kwiyeza bihoraho ndetse guharanira ko umuntu yagerageza byibuze agakunda ubuzima, kandi mu gukunda ubuzima ugaharanira ko n'ubwo ukunze ubuzima ugomba gukunda n'ubuzima bw'abandi ndetse ukiyoroshya, kubera ko muri ubu buzima niba ari ikintu kizatwara abantu benshi ni ukwiremeza, kwikanyiza, kwigira umuntu ukomeye, kwigira igitangaza, guhonyora abandi no kumva ko ntacyo bavuze, usibye ko wowe ari wowe muntu ugezweho kandi ari wowe muntu ukwiriye ibyiza, abandi ntacyo bakwiriye. Ibyo ubwibone ni icyaha gikomeye kandi ni umuzi ukomeye umuntu ushibuka mu muntu. Iyo atawurwanyije ngo agerageze kugabanya ubwibone, ni n'icyaha Imana yanga urunuka. Reka tubasomere inkuru, ni inkuru ibabaje, ni inkuru rwose iteye agahinda, ndetse reka tubasomere tubabwire uko byagenze kuri mwebwe wenda mutaba mushaka gusoma. Abantu babiri bapfiriye mu modoka, mu mpanuka y'imodoka eshatu zagonganye, abandi 7 barakomereka. Iyi mpanuka kandi yahereye abantu babiri bapfuye, abandi 7 barakomereka mu mpanuka y'imodoka eshatu zabereye mu muhanda uva i Kigali werekeza i Musanze ahazwi nka Kanyinya. Hano tuba tukiri mu karere ka Rulindo, kubera ko hano ni hafi, buri kurenga za Shorongi uzamuka ruguru, ubwo buri hafi kugera ku Kirenge. Iyi mpanuka yatewe n'imodoka eshatu zagonganye, imwe niyo mu bwoko bwa Toyota Hilux Vigo. Yatambutse ku yari iri imbere yayo mu buryo butari bwo, ifite n'umuvuduko mwinshi, igongiye ibyari bihuye nayo, igongana n'indi ndetse yitambutseho n'iyo Vigo. Iyi mpanuka rwose irakomeye ngo yatewe na Vigo. Iyi Vigo yo mu bwoko bwa Toyota Hilux rwose, Vigo bizwiho ko rwose ziri mu modoka zirukanka, bizwiho kandi ko ari imodoka ziremeye zikomeye, ariko rwose bityo binatera rimwe na rimwe abazitwaye, kubera ko Vigo ziri mu modoka zitinyitse mu gihugu cy'u Rwanda. Ibyo ngibyo kubivuga nta mashyenga arimo, kubera ko ziri mu modoka buri wese abona akirukanka atanitaye kuba nta n'icyaha yakoze, kubera ko buri muntu wese iyo abonye Vigo yizera ko nta cyiza cyayo kiyirimo. Ndakubwiza ukuri rwose, umuntu ubonye Vigo ariruka, ntabwo nakubeshya rwose, ntabwo nakubeshya, kubera ko rwose ibi bintu biri mu bintu bya mbere bituma abantu benshi bahangayika. Niba ugira ngo ndakubeshya cyangwa ugira ngo rwose ibyo nkubwira sibyo, ibaza ibyabereye i Gisenyi mu kanya i Kanembwe ku isoko mpuzamahanga.
abaturage ngo babonye Vigo zigapakira ibintu byabo, ahandi barakimagira rwose, barenga imisozi baramanuka harirukanka. Icyo nicyo nakubwiraga cy'uko Vigo zigaragara. Vigo ni iyi ngiyi yagonganye yo mu bwoko bwa Higisi, ifite purake RAA 866S. Nabona hano bari bagerageje kuyihisha, ariko kuvuga purake nta kibazo, kubera ko bifasha kumenya ba nyirayo cyangwa se umuryango, kumenya ese ni abantu bacu baguye muri iyo manuka cyangwa ntago ari bo. Imodoka uko mbibona purake bagerageje kuyisibasiba n'ibintu by'umweru, ariko ngenekereje ndabona ifite RAA 866S. bivuze ngo rero ba nyirayo cyangwa bazi iyi modoka rwose batabariza hafi, kuko impanuka rwose ibaye mu kanya gato gashize. Ariyo mpamvu natwe tuba tuvuze ati reka tuyibagezeho, reka dukomeze iyi nkuru. Ni inkuru ibabaje, ni inkuru iteye agahinda, ariko nanone dusigarane isomo twe tuba dusigaye, kubera ko baravuga ngo urupfu rwari ruhagije kugira ngo rutubere isomo. Twebwe tuba dusigaye rutubere isomo, icyo biba bishatse kuvuga. Iyi modoka yanyuze ku yindi n'umuvuduko mwinshi, iyi modoka yanyuze ku muvuduko n'indi ku muvuduko mwinshi, yahise ita umuhanda igonga igiti. Nk'uko tubibona rwose Vigo hano niyo yagonze igiti, hagonze igiti cyavoka cyari ku muhanda rwose. Urabona ko yigongesha imbere ngo zirakomera, ntacyo yari kuba. Haya data we, Imana ibakire rwose abavandimwe. Abantu babiri bari bayirimo bahita bitaba Imana ku kanya, abandi 7 rwose bari mu zindi 2 zagonganye, harimo na Ritiko yari itwaye abagenzi bakomeretse. 7 rwose bari muri A26 mubona, ndetse n'abandi bari muri Ritiko, ubwo ni umubare w'abantu 7 aho bahise bakomereka. Hai data we, Ritiko nayo ni iyi ngiyi rwose ahise ihirima mu muhanda rwose igwisha urubavu. Hayayaye, Imana rwose, abazimu baba mu muhanda rwose banatera abantu, kuko impamvu nari mbivuze ngo Vigo ziri mu zitinyitse, icyo gihe bituma n'abayitwaye bitwara nk'abantu batinyitse. Ibi kubivuga rwose ugushinyagurira bari muri iyi modoka. Imana ibakire mu bayo bakomere, kandi umuryango wabo ukomere. Navuga baburi ubuzima muri iyi modoka ya Vigo, ko bari bayirimo rwose nibo bahise bitaba Imana. Ariko rwose izi modoka za Vigo zirirukanka, kubera ko Imana yanjye kandi ko kuvuga byinshi. Hai data we, birababaje. Umuvugizi w'ishami rya polisi rishinzwe umutekano wo mu muhanda SP Kayige Emmanuel yabwiye ko abatwara ibinyabiziga bakwiye kwirinda gutwara ku muvuduko urenze uwagenwe. Ati mujye mugabanya rwose, mwibuke ibyapa birahari hano rwose muri iyi mihanda ya za Kanyinya. Harimo ibyapa biri kuri 80 biri ku muvuduko, kuri 80 ibyapa byinshi rwose, kuko guhera Gasiza fata Gasiza ya Rulindo ukazamuka rwose ibyapa byinshi biri muri 80 kugera i Kigali. Hayayaye, umuvuduko wari munini rwose. Icyateye impanuka kandi ni Vigo yari iri ku muvuduko mwinshi, yanyuze ku yindi modoka, yanyuze kuri A26 itareba aho iri kujya, bivuze ngo yadepashije atareba neza, ni mu makona. Ibi bintu nibyo bikunda guteza impanuka cyane. Turasaba abashoferi kwirinda umuvuduko nk'uwo no kunyurana hatemewe. Ndayivuga rwose nanjye nka didimanga, kubera kuntu ni ikintu kiba giteye inuza. Impanuka rwose nta kizi isigamo guhombya. Iyo hatitabye Imana abantu, ibinyabiziga birahangirikira ku rwego rwo hejuru, ku buryo rwose bitera ibihombo. Ikinyamakuru gikomeza kigira kiti kandi usibye 2 bari muri Vigo bahise bitaba Imana ku kanya, 7 bakomeretse, harimo 2 bakomeretse cyane, bahise bajyanwa ku bitaro bya kaminuza bya Kigali CHUK, mu gihe abandi bari kuvurirwa ku kigo nderabuzima cya Kanyinya. Bivuze ngo rwose hahise hakomerekamo abakomeretse cyane ni 2 ku buryo bukabije. Mwari mu modoka zindi ariyo Ritiko ndetse n'iyi A26. Ritiko ni iyi ngiyi yahise ihirima mu muhanda rwose igwisha imbavu. A26 nayo rwose urabona ko Imana rwose. Yewe inkuru yari iyo nari ngeze ngo mbasangize amakuru. Murabizi tuba duhari kugira tubasangize amakuru, ariko nanone tweza roho zacu ntituzi igihe tuzagendera, kubera ko Imana yihariye ubumenyi, kandi ni nayo ivuga ati ninjye igihe isaha umunota zatwarira buri kiremwa, kubera ko buri kiremwa cyose ngombwa kizakurwamo roho, kandi buri kiremwa cyose kizapfa.
bivuze ngo nahanjye nahawe ntabwo tuzi umunsi tuzapfira, bivuze ngo tugomba kwigeza kandi turasaba ko Imana yakira mu bayo aba bantu bitabiye Imana muri iyi mpanuka, ndetse ifasha abarwayi bahuye n'ibikomere n'abazahajwe n'iyi mpanuka. Imiryango y'aba bombi bitabye Imana rwose bakomere kandi rwose bihangane, n'abanyarwanda bose bihangane muri rusange. Namwe kandi mwumvise iyi nkuru, mu by'ukuri mukomere mu mitima yanyu, ariko nanone muzirikane kwiyoroshya, kwirinda ubwibone, kwirinda ibyaha ibyo ari byo byose, kubera ko tutazi umunsi n'igihe. Imana niyo yonyine yihariye ibyo byose. Turi kumwe rero kandi Imana ibazigame, mukore subscribe, like, share na comment, musangiza amakuru agiye atandukanye nk'uko tuba tubagejejeho. Kandi aya ngaya mu gihe tukiri muri ubu buzima tuzakomeza dukora uko bishobotse, uko dushoboye kandi uko tuzashobozwa n'Imana, kuko niyo yihariye byose. Mu gihe kandi tuzaba twarabuvuyemo, aya majwi yacu dusiga azumvwa n'abandi, bityo tuzahora twibukiranwa, bazahora batwibuka, kubera ko urwibutso rwiza, kwibutsa abavandimwe niyo mpamba nziza umuntu azatahana. Kandi burya uzaharanire gusiga ibikorwa byiza imusozi, ndetse ibikorwa bigira akamaro kenshi rubanda nyamwinshi. Turi kumwe rero, mugire uwa gatanu mwiza, ariko mwirinda umuvuduko, na ba bandi bajya gufata ku rwunge, bajya gufata bagerageze bagabanye, handi bajya mu bwangizi bavuga bati ku wa gatanu hageze tugiye gutangira gukora ubwangizi, bajya mu buraya, berekeza mu ngendo zigiye zitandukanye, bajya kuryoshya mu mijyi igiye itandukanye. Nabo rwose turabasaba ko Imana yabagenda imbere, ariko nanone ikabarinda ubwangizi ubwo ari bwo bwose, kubera ko birangira batakarije ubuzima. Kandi mu by'ukuri ibintu rimwe na rimwe byakwiye kuba byirindwa bijyanye n'umuvuduko, tugerageze. Nubwo Imana ivuga ati waba wicaye wapfa, waba uryamye wapfa, waba uhagaze, waba uri kugenda, n'umurwayi arapfa kandi atagize. Ibyo byose ni ukuri, ni amayobera rwose Imana yihariye. Turi kumwe rero, mukomeze mukomere, kandi Imana ikomeze ibazigame, bahe icyo kurya n'icyo kunywa, bahe umutekano, amahoro, ibarinde ibiza n'ibizazane. Turi kumwe, Imana ibakomeze kandi barinde.